abagore gombo turayikeneye mu mubiri wacu. Gombo yongera amazi mu mubiri w'umugore, yongera amazi. Murakaza neza kuri YouTube channel yacu Prime Show 250. Noneho ubu ngubu nabazaniye akandi kantu, amazi ya gombo. Abantu menshi birabagora kunywa amazi ya gombo, ariko ubu ngubu nabazaniye ubundi buryo wankwamo amazi ya gombo bitakugoye, atari kwa kundi bireduka, bisa neza kandi n'anagasese mugeze. Yego tujyane. Ibi bintu bandi kubikora kugira ngo bantu badafite blender, badafite ubushobozi bwa blender, nabo bashobore kuba bakora aya mazi, bashobore kuba nyine bakora bya bintu abantu bakora babikoresheje imashini, ariko ngewe nzaza mbakoreshereza mu buryo bworoshye butazaza bubagora. Ndakoresha rape yanjye, ndi gukora umutobe w'inanasi. Ikindi, iyi ni gombo nshaka kubereka abantu batayizi, abantu badasanzwe bazi gombo. Iyi niyo gombo. Yego, hari n'abatazi kuzikata, ndaza nabyo kubibereka, ndaza kuza kubibafashamo kugira ngo byose mubimenye. Aka ngaka n'akayungirizo kanjye ndi bukoreshe mu gukora umutobe wanjye. Yego, ibi ni ibindi bisanzwe, iki ni itasi ndi bushyiremo wa mutobe wanjye wa gombo. Iyi ni gombo, ngiye kubereka uburyo bayikata. Bakuraho kamwe kamwe dutoya kugira ngo bize kubaba. Gombo ikore mu mazi uyarazamo, cyangwa ukaba wayikora ukayashyira mu mazi ukavuga ati reka bimare iminota 30 nze kuza kubona kubinywa utanayarashijemo, ariko ukabiha igihe. Ariko urumva ko yarazamo nibyo byiza, kuko iyo wayarashijemo ntago bigusaba kuvuga ngo ndategereza ngo nze kuza kunywa ya mazi. Iyo yarashijemo nyine ubyuka mu gitondo uyanywa, cyangwa ukanayitwaza ku kazi ukayagendana. Niyo mpamvu ngiyewe nkunda kuyirazamo kugira ngo umunsi nze kuza kuyikoresha bitarinze kuza kuyitegereza. Nuko inanasi yanjye ngomba kuza kuyikata mu duce kugira ngo uze kunyorohera kuyirapa. Uze kuza kunyorohera kuyirapa. Urayifata, rape ufite iyo ari yo yose, urape inanasi yawe. Urape inanasi yawe neza, mbere nkiri kuvamo umutobe nyine. Umuntu akora inanasi bigendewe ku mazi afite ya gombo. Murabona ko ngiye nkoresha icupa rya litiro n'igice. Nkoresha icupa rya litiro n'igice, niyo nkunda gukoresha. Ubwo rero nakoresheje igisate kimwe cy'inanasi, ariko ntabwo biba ari must yuko wakoresha inanasi nyinshi, kuko inanasi, umutobe w'inanasi urakora cyane byihuse. Kandi inanasi ni urubuto rutagora kurubona, kandi ni urubuto ruryohera buri wese. Nibagiwe kubabwira ibi bintu, urabona kuntu mba ndi kubikora. Kubanza ugasukura intoki zawe ukazoza neza, ufite inzara akazogamo neza. Ariko gutaha no kujya umuntu akoresha ga, kuko buraga ni nziza cyane. Kuko ga zisha n'inzara umuntu aba afite. Gutaha no kujya umuntu akoresha amaga. Ga ni akantu keza cyane k'isuku. Ariko ngewe nakarabye intoki neza, atari n'ibintu byanjye biba bisukuye. Mwita ku isuku cyane kuko niyo yibanze. Noneho reka nkore mu mutobe wanjye. N'abantu ibintu mujye mugerageza mu bikore rwose, kuko ni ingirakamaro ku buzima bw'umuntu, cyane cyane ndibwirira abagore. Ndabwira abagore cyane, ariko ndaza kubibabwira turangije gukora umutobe. Babwire impamvu bino bintu
mugomba kubikora cyane, mugomba kubyitaho mu buzima bwa buri munsi. Ni ibintu byo kwitabwaho cyane. Ndagarura kakayunguruzo kanjye, mfate amazi yanjye narajijemo, nuko suka muri wa mutobe neza. Mwabibonye ukuntu biba bimeze? Aya mazi, haha, ndangije. Wow. Yego, izananira ariko umva, ubu ninjye nayo, mwahita mbivanga gutya. Mwabibonye ka? Ntabwo bigifatanye, yacitse y'amazi yayo, yabaye akaji. Yabaye akaji ariko wa mwimerere wawo wagomba uracyari wose. Uracyari wose. Wabonye ko bitakiri kureduka, byacitse. Akamara ariko kagombo kose karacyuzuye kandi hagiyemo n'urubuto. Ubuso ubu numva bimeze ute? Ubuzima bw'umuntu nabuhagaze neza. Byarangiye byacitse. Then this is my juice. Have you seen my juice? Well, let's taste together. Yacitse, kararyoshye. Byacitse do. Ibintu bisanzwe. Bagore ndaje tuvugana. Manze nk'uyu mutobe. Nababwiye yuko nyuma yo gukora umutobe wacu turi buze kuganira ku kamaro ka gombo. Ndagira ngo ganire n'abagore. Ubundi gombo mu buzima busanzwe ituma kuri bantu bagira ikibazo cy'amagufwa gukocagurika. Nyine ikiza amagufwa kugenda akocagurika nyine. Ikindi gombo cyane yongera imisokoro. Bye bifitiye ubuhamwa umuntu ufite ikibazo arakira anyweye amazi ya gombo. Nubwo byamugoye kuyanywa ariko kubera ikibazo yari afite yagombaga kuyanywa arakira. Ariko aka kantu ko kuvanga n'urubuto ntabwo nari narakamenye, ariko ngo bigiye kuzaza byorohera buri wese kunywa amazi ya gombo. Reka nigarukire ku bagore cyane. Abagore, gombo turayikeneye mu mubiri wacu. Gombo yongera amazi mu mubiri w'umugore, yongera amazi. Abagore bari kunyumva barabizi, yongera amazi. Ikindi uretse no kongera amazi ituma umubiri wawe woroha. Apana kugira umubiri ukomeye, kumva umuntu agira umubiri ukomeye, intoki zikomeye. Gombo ituma umubiri w'umuntu woroha. Kuriya mubona ari amazi aba meza agenda, niko iyo uyanywa cyane niko n'umubiri wabigenda. Ikindi kibanze cyane ashaka kugarukaho cyane, umugore ushaka gusama, please nywa amazi ya gombo. Ibi bintu bifitiye ubuhamya cyane. Nimba ushaka gusama vuba, utinda gusama, nywa amazi ya gombo.
buri munsi unywa amazi ya gombo, buri munsi unywa amazi ya gombo. Intanga z'umugabo iyo unywa amazi ya gombo zirihuta cyane kuko uba woroshye mu mubiri. Murakoze cyane kunega amatwi kandi murakoze cyane kuba mwamaye n'umwanya wanyu. Please nongere mbisabire mukore like, mukore share, ikirenzeho mukande subscribe.